Ndabasuhuje abadukurikirana bari mu mpande zitandukanye z'igihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko aba diaspora, bahaye ikaze hano kuri Mugisha TV, isoko y'amakuru yubaka sosiyete nyarwanda. Murabizi mu minsi yashize ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye haba YouTube haba TikTok hagaragayeho umwuka mubi cyangwa se saga hagati y'uwitwa Lorenzo ndetse na Rugaju Regan. Aba bombi baratonganye biracika, aho ndetse umwe ari we Rugaju Regan yise Lorenzo gore. Ibi ngibi na RMC yabyivanzemo ndetse iburira aba bombi ibabwira ko bakwiriye kureka ibi barimo ahubwo bagakora itangazamakuru kinyamwuga. Ku munsi w'ejo ubwo Dr Murangira Bitsiyeri umuvugizi wa RIB ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru aho bamubazaga ibibazo bitandukanye, yaburiye aba banyamakuru aburira Lorenzo ndetse na Rugaju Regan, anabavuga mu mazina ababwira ko bakwiye kwirinda amatiku, bakirinda guhondanyisha imitwe abafana, abanyarwanda bakaryoherwa n'umupira, bakaryoherwa n'ibyo babagezaho. Nyuma y'aya magambo yavuzwe na Dr Murangira Bitsiyeri, uwitwa Lorenzo umunyamakuru wa SKFM yaje kuri Twitter yandikaho amagambo ateye ubwoba, amagambo yatumye abantu benshi banenga uyu Lorenzo, bavuga bati Lorenzo n'ubundi asanganywe akantu ko guhubuka. Lorenzo rero yanditse kuri Twitter amagambo ateye ubwoba, ariko nyuma yahaza kuyasiba ngiye ngo yararebye abona byaza kumukoraho. Lorenzo rero yanditse aya magambo agira ati: Bwana Murangira Bitsiyeri, ndasobanuza kandi niyanzuza. Murama gasopo mumvuga muri press conference kuko nakoze iki? Ese mutekereza ko kumentioning izina ry'umuntu muri press conference mwerekanyemo abanyabyaha nta ngaruka bigira? Ndi umunyarwanda, mfite uburenganzira mpabwa n'itegeko, mu mahoro mbeho. Aya magambo rero yatumye benshi bagarukira Lorenzo bavuga bati ni gute umuntu umeze gutya atinyuka umuyobozi mukuru Dr Murangira Bitsiyeri akavuga amagambo akomeye gutya, amagambo ateye ubwoba. Abantu benshi baravuze bati Lorenzo rwose yahubutse kuko si we wenyine wavuzweho, uko hari n'abandi benshi yagiye mentioning, yagiye avuga amazina yabo. Rero Lorenzo ntabwo yari akwiriye kwandika amagambo yuzuye uburakari ameze gutya, ntabwo yari akwiriye kwandika amagambo rwose bakomeje guteraho comment ameze gutya. Mushimiye kurikirana ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byiza n'amakuru meza tubagezaho umunsi ku wundi bijye bibageraho ku gihe. Ndabashimiye.